nubona umugabo wawe yarashyize kode muri telefone cyangwa umugore wawe ku buryo ujya kuyikoraho akakubwira ati uritonde harimo impiri, uzamenye ngo hariya ahantu hahishe bombe hatabye mini. nubona mwagiye mu rugo kabona imibonano mpuzabitsina yatangiye kuba ikibazo, kabona umuntu hari umugore yatangiye kwifunga, ari umugabo yifunze, ujye umenya ngo ahangaha. Iyo uhuye n'umuntu urushako rwahiriye akubwira ko nta kintu cyiza kibaho nko gushaka. Iyo uhuye n'uwo bitahiriye akubwira ko ikintu cya mbere kibi kibaho ari urushako. Bahaye ikaze muri iki kiganiro, muhawe ikaze. Njye wumva guterwa iki kiganiro nitwa Jean Bosco niyo nteze. Icyambere mbanze kuvuga nta rugo rutagira ibibazo. Uzakubwira ngo urugo rwiza nurutabamo ibibazo ugazaba atazi urugo, azaba atazi n'umuntu. Kubera ko umuntu wese munze kumugereranya n'ikinyabwoya. Sinzi niba muzi akantu bita ikinyabwoya kigira amaho. Buri muntu wese agira amaho. Yewe niyo twakijijwe wenda aragabanuka ariko ntabwo yarashizemo, kuko buriya hari ijambo Bibiliya iravuga ngo kamere iri muri twebwe yo gutwarira muri twe, ngo ibigihari ntabwo iba yarapfuye. Niyo yishe abantu bamwe baravuga ngo hamba kamere ngo ahora n'isuka ku rutugu iragaruka. Rero bikubwira ngo ingo nziza si ingo zitarimo ibibazo. Ubwo mpereye ku cyo zitari cyo. Ingo nziza si ingo zitarimo ikibazo, ahubwo ingo nziza ni ingo zirimo abantu bakuze bize kwikemurira ibibazo, ku buryo ibibazo bivutsaho kugira ngo bibateranye, kugira ngo bibasenyere babikemure. Icyo ni kimwe. Ariko aho si umuntu yagombye guhera. Ubundi urugo rwiza urebye nk'iyi nzu, fondasiyo yayo ntuyireba, ariko iyi nzu igituma ikomera. Yesu yigeze kuvuga ngo umuntu wumva aya magambo yanyigwamira nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, ngo imvura yaraguye, imivu yaratembye, imiyaga yarahushye, byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kubera ko yubatse ku rutare. Donc hari fondasiyo twubakaho bigatuma ingo zacu zikomera. Iyo fondasiyo riteye ite? Fondasiyo ya mbere twubakaho ingo zacu zigakomera, Bibiliya itangira ivuga ngo mbere na mbere Imana. Ikintu cya mbere kizakubwira urugo ruri fragile rushobora gusenyuka, urugo rutarimo Imana, urugo rwose ni inyama ya Satani. Kubera ko ibintu byose bishaka gukomera bikagira imbaraga bigakomera. Yesu yarabivuze aravuga ngo umuntu wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba ameze nk'umuntu wubatse ku rutare. Ahandi Imana ikavuga ngo iyo Uwiteka atari we wubaka inzu ngo abayubaka bose baba baruhira ubusa. So bikubwira ngo fondasiyo ya mbere izatuma urugo ruba rwiza, izatuma urugo rutanyeganyega, kubaka ku Mana. Icyo ni ikintu cya mbere mbishyize mu magambo yumvikana, ni ugukizwa. Akira Yesu nk'umucunguzi, umugabo akaba yaramwakiriye, umugore akaba yaramwakiriye. Kubera iki? Kubera yuko icyo gihe iyo babikoze 3/4 by'ibisenya ingo biba byavuyeho. Ariko mu nyumve neza, simvuga ngo nukuri mu idini, kuko burya idini yo rwose sinjyana nayitindaho. Ndi umupastori, nkunda abakristo, nkunda idini, nkunda urusengero, ariko burya idini ntuzayitindeho. Niyo mpamvu ubona muri kino gihe umuntu aravuga ngo ariko ngo uko n'abakristo basigaye badivurusa, baradivurusa ko nta Yesu bafite. Ntabwo bigeze bakizwa, ntabwo bigeze bica kamere, ntabwo bigeze bera imbuto z'umwuka. Kuko iki cyo nanagitindaho cyane, kuko buri kintu cya mbere cyubaka urugo ni ukumenya ngo jyewe nashoreye imizi muri Yesu, kandi buri munsi ngenda mpinduka nkasa nawe, ntera imbuto z'umwuka. Iyo ni fondasiyo ya mbere. Utayifite umenye ngo urugo 1/4 cyagiye. Bimwe mu bihugu biteye imbere cyane bavuga ko kwiyemeza gushaka ari ukwiyemeza kujya muri gereza ihoraho. Ibi harimo umugambi wa Satani wo gusenya urushako, abantu bakabaho batishimye. Icya kabiri, iki ngiki cyo n'abantu badafite Imana barakigira, gukura mu mitekerereze, ukamenya gukemura ibibazo, ukamenya kuganira, communication, ukamenya kuganira no gukemura amakimbirane. Ibyo ngibyo rwose iyo mubifite, nibura niyo mwaba mudakijwe mukagira icyo cya kabiri, mwubaka urugo rutazaba rwiza nka rwa rundi rwa mbere. Uretse ko na ruriya rwa mbere hari abantu baba barize bagakizwa koko bakaba barokotse, ariko batize icyo cya kabiri nabo bakagira ingombe. Niyo mpamvu uzabona n'abakristo bagira ingombe, bashobora no kuba ari abarokore by'ukuri, ariko kubura umurokore ntibivuga ko wakuze. Hari abarokore mbona baba bafite iyo mico, ugasanga nubwo yambaye ipantaro y'umuntu mukuru ariko afite ku mutwe afiteho umutwe w'umwana, ukabona ntabwo yakuze, ntabwo yize kuganira, aracyatekereza by'imitekerereze ya kera, nta nubwo yize gukemura amakimbirane. Ibyo byo nanabibona ahantu hose, haba mu rugo, haba mu kazi no mu itorero.
niyo mpamvu ubona n'amatora yacu ahoramo intambara. Burya ni ibintu byitwa ngo ntabwo uyu muntu yigeze akura mu mwuka ngo amenye gukemura amakimbirane, amenye kwera imbuto z'umwuka. Ibyo rero ushaka fondasiyo y'urugo rwiza, ubundi umbwiye ngo mbwira urugo rwiza rusa rute, navuga ngo ni urugo, reka nduguhe mu isura yarwo, ni urugo rurimo imbuto z'umwuka, ni urugo rurimo urukundo, ni urugo rurimo amahoro, ni urugo rurimo ibyishimo, ni urugo mu mibanire yabo. Bimaze kugaragara ko hari umubare munini w'abantu bajya mu rushako batarasobanukirwa icyo bagiye gukora cyangwa batarateguwe mbere. Ibi bituma guhangana n'ibibazo bahuye nabyo bibagora. Bamwe binjira mu rushako bifuza kugerageza ngo barebe ko bizabahira. Kuri bo ni nk'umukino w'amahirwe. Abandi babikora kubw'inyungu babona bazakuramo. Abandi babikora kugira ngo banezeze imibiri yabo, babone uburyo bazajya bakora imibonano mpuzabitsina ihoraho. Abandi bajya mu rushako kuko bakuze, banga ko bahora babazwa impamvu badashaka. Abandi babagamije kubyara gusa. Uku kudasobanukirwa neza impamvu yo gushaka kugira ingaruka zikomeye. Izi ngaruka kenshi zikunda kuba harimo gutandukana kwabo hato na hato. Ntituri kuvuga ko ingo zose zifite ibibazo. Hari nyinshi zubatse neza kuko banyazo basobanukiwe urufatiro bakwiriye kubakaho urugo. Barenze bimwe byose twavuze haruguru, ahubwo biyemeza kuzatandukanwa n'urupfu. Ese abantu basobanukiwe ko urushaka ari igihango? Ibi nibyo turimo kwibandaho muri iki kiganiro. Bibiliya igaragaza ko kera muri Aziya uburyo abantu bagiranaga igihango byakorwaga muri ubu buryo. Babagaga inyamaswa, bagahagarara mu maraso yayo, bagasezerana. Ibi byavuga ko uzatatira igihanga azapfa nk'iyo nyamaswa. Hari nubwo barundaga ikirundo cy'amabuye bakagihagararaho maze bakarahira. Ibi byavuze ko uzahemuka azarundwaho ikirundo cy'amabuye. Uwo niyo muco wo muri Aziya yo hagati. Mu Rwanda naho hahozeho umuhango wo kunwana. Ese wo wakorwa gute? Buri muntu mu babaga bagiye kunwana yicaga indasago kunda, undi agafata amaraso ahavuye akayanywa, n'undi akabigenza atyo. Mu kunywa ayo maraso hari amagambo y'indahiro baturiranaga hagati yabo, aho bagiraga bati: indahiye imbere y'Imana y'u Rwanda ko ntazatatira igihango tugiranye, ningitatira kizansamye. Hari umwami umwe ngo yaraturanye n'umutindi wirirwaga asunika ingorofani. Noneho ngo akabona kwa mutindi, umutindi yirirwa asunika ingorofani, mbawe ugenda acuruza utuntu, akabona kwa mutindi bameze neza kabisa, umugore warabyibushye ameze neza barashishe. Ariko abagore abamikazi bo kwa mwami bakahora bafite imishiha none baza kumubaza aterusha, wowe kuri umutindi ukaba utagira ibyo urya buri munsi wiyuhakuye, uriya mugore wawe kuki ari ikiduhagira akaba ameze neza, ubona rwose atengerana asa neza, abantu banjye aravuga ati uriya mugore wanjye nta kindi, ati giye mugaburira inyama y'ururimi. Hariho umwami aravuga ati inyama y'ururimi nituma uriya mugore abyibuha. Aragenda abwira abakozi baravuga ati noneho indimi zose, iz'inka n'iz'ingurube n'iz'ihene n'iz'intama, ikintu cyo cyose mubaga, indimi zose zijye zizi wanjye, aba arizo bari abagore mu bagaburira, ndebe ko bazabyuka kamera nka buriya mutindi tuturanye. Aciye igihe abona shwi nta cyahindutse, aragenda avuga ati weru babanze bagukubita ibiboko warambeye. Abagore banjye bamaze ukwezi barya inyama y'ururimi, nta kindi barya ariko umushiha ntahujya. Aravuga ati ariko nyagasani, sinigeze nkubwira ururimi rw'inka cyangwa urw'intama cyangwa urw'ihene, ururimi rwanjye jyewe muganiriza neza, nkamubwira neza, nkamugusha neza, nkamukuyakuya, nkamukunda, nkamubwira ko mukunda, Aravuga ati oya, ibyo ni igamboroje, ibyo ni amagambo. Nk'umwe muri abanyamushiha banjye, ugenda umugaburira iyo nyama y'ururimi, nahinduka nkabona atengerana nk'uriya wawe, nzabiguhembera. Umugabo aratahabwira umugore atumva rero madamu rwose sheri nkunda, ibyanjye bibaye bibi. Umwami yambwiye ngo nuguhitamo gupfa no kubaho, ngo arampumwe muri iriya mishiha ye, ngo mwiteho ngo ase nawe, ngo nintabigeraho ndapfa, none hitamo mfe cyangwa se unyemerere nkuharike nzana umwe muri bari nyamushiha ariko natwe tubikiriremo. Aramubwira ati rwose aho kugira ngo nkubure nagusangira n'undi, genda baguho nyamushiha umuzane bamwubakire natwe batwubakira hasigaye, yewe nta kibazo mfite. Araza afashe wa mugore aramubwira ati umva rero ubundi uri umwamikazi urakomeye, genda umutinda, ariko umwami yambwiye ngo ninkwiteho nunyemerera uzabaho, nunyangira kandi twembi tuzapfana, ngiye kugukunda nawe unkundire. Akajya ataha akamubwira, ubwo urumva nyine ibyo gusunika ingorofani byavuye kuko bamuhaye iposho, akageza akaririmbira umugore, ubundi akajya kuririmbira uwo hirya, bagabana igihe ndetse baricara rwose baba famiye. Aravuga rwose nzabakunda kimwe, nzagukunda ukwawe n'uyu mukunda ukwe, nzabakunde kimwe ariko mubeho nanjye mbeho, kuko nicyo duhembe. Umugore aramubwira ati ubundi hari ikibazo,
akajya aza uyu nguyu akirirwa amutera story, agasanga uriya akamutera story, igaburo rikaza akabatera story. Umwami agiye kubona wa mugore yarakonjurutse kuko asigaye ameze neza, araseka, ararabagirana. Umugabo atwara umugore aramubwira ati umva nyagasani subirana umugore wawe nguyu, ariko wige nawe abagore bawe wige kubagaburira inyama y'ururimi. Aramubwira ati mva rero nkubwire, ngiye kuguha ibihembo byo nagusezeranije n'uwo mwigumanire. Icyo rero nera kukubwira, buriya warumbajije ngo amafaranga azamuhe, amafaranga aza nyuma. Kuko amafaranga iyo ufite umugore mwumvikana, Bibiliya se sikubivuga ngo ntimugahangayike ngo mwibaza ngo tuzarya tuzambara iki, ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo bizaza ari inyongera. Biriya rero abantu benshi bagenda bakurikiye inyongera ariko badafite fondasiyo, ni wa wundi bubatse ku mucanga, kuko abantu benshi bubaka kuri iyo micanga. Njye mbibwira abantu nkabwira nti buriya Yesu yaravuze ngo umuntu yubatse ku mucanga, imicanga twubakaho ni iyihe, ngo hari njya nkunda kubyigisha iyo nigisha mu bukwe. Hari ujya wumva senderi yararirimbye aravuga ngo abasore bariho ngo ariko nta kashi, uba ntacyo uvuze imbere y'inkumi. Umugongomani yararirimbye ngo etirbo eskiraraja, ngo mbese ngo yaba afite agasura keza ngo kandi afite kashi. Ndenda kukubwira ubwiza ntabwo bwubaka urugo, ikashi ni umucanga. Kuko nubyitegereza neza, iyo ubwiza buba bwubaka urugo, uyu mujyi wa Kigali ntabwo wasenyuka, ngo ntizasenyuka. Ubona umugabo mwiza washatse umugore mwiza, bagenda mu modoka nziza, batuye mu nzu nziza, bafite kashi, ariko barimo baratandukana cyangwa babanye nabi. So bikubwira ngo kashi ni inyongera ariko ntabwo ari fondasiyo. Gusaba umuntu ko igihango mu bakigeranye ni ukumwica akavaho, cyangwa se akagerwaho n'ibyorezo bitandukanye, yaba kuri we cyangwa se umuryango we. Ibyo Abanyarwanda babyemeraga nk'ihame ntakuka, kandi koko bikababera uko babyizeraga. Uwaramukaga arenze ku masezerano yajyanye na munywanyi we, igihango cyaramusamaga agapfa cyangwa se agaterwa n'ibiza. Umugenzi wo guca kunda no kunywana niwe washimangiraga ko abantu bahanye igihango koko cyo kutazahemukira nabo n'imiryango bakomokamo. Ibi nubwo byakorwaga mu buryo bw'umuco, uwajyaga kubikora yumvaga neza icyo akoze, akabitekerezaho igihe kinini, nyuma agafata umwanzuro azi neza n'ingaruka bizamugeraho mu gihe yaramuka ahemutse. Ese bajya mu rushako bibuka ko baba bagiye kuvanga amaraso? Ese abantu basobanukiwe icyo urushako ari cyo? Ese koko urushako ni igihango cyangwa bikwiriye gufatwa nk'amasezerano yo mu bipapuro? Reka tugerageze kugereranya amasezerano n'igihango, turebe itandukaniro. Inkomoko y'urushako ni Imana. Urushako rukwiriye kubaho uko Imana ishaka, kandi rugaharanira inyungu z'Imana. Urushako si amasezerano, ahubwo ni isezerano, covenant. Igihango, amasezerano ashingira ku nyungu, igihango gishingira ku rukundo. Amasezerano ashingira ku nyungu, igihango gishingira ku rukundo. Hari umuhanzi waririmbye ku rukundo rw'ubu rwabaye imibare, avuga ko amafaranga yarumize. Ibyo yavuze bifite ukuri, kuko abantu benshi barambagiza umukobwa cyangwa umukobwa akemera umuhungu kuko yabonye impamyabushobozi zihambaye afite, akazi akora, umutungo afite, umuryango ukomeye yavukamo, ubwiza bw'umubiri n'ibindi. Ibi bikwiriye gutuma twibaza niba igihe bituvuze haruguru ari byo bishingiwe. Ese urugo ruzakomera? Mu bukwe hari ujya wumva senderi yararirimbye aravuga ngo abasore bariho ngo ariko nta kashi, uba ntacyo uvuze imbere y'inkumi. Umugongomani yararirimbye ngo etirbo eskiraraja, ngo mbese ngo yaba afite agasura keza ngo kandi afite kashi. Igikwiriye gushingirwaho kugira ngo urugo rukomere ni urukundo. Bibiliya igaragaza urukundo rw'ukuri abashakanye bakwiriye gukundana. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Ibyo babisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice 13 umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 8. Amasezerano ashingira ku bwumvikane hagati y'abantu babiri, naho igihango gishingira ku kwiyemeza. Abajya mu rushako bakwiriye kumenya ko uba wiyemeje ibintu bikomeye kandi ukazabyubahiriza, kuko urahira ngo nzabana nawe akaramata, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukize cyangwa dukenye, uri muzima cyangwa urwaye, kandi tuzatandukanwa n'urupfu. Andi magambo bongeraho abenshi murayazi. Iyi ndahiro irakomeye,
kuko hari ubwo mutungurwa n'ibibazo utari uzi ko bizabaho. Ubwo rero iyo utiyemeje ubivamo vuba cyane. Iyo umuntu yiyemeje yemera ibyiza n'ingaruka z'icyo yiyemeje, kandi no mu ngaruka hazamo n'urupfu. Niba udakunda mugenzi wawe ku buryo wamupfira bibaye ngombwa, bizakugora kwihanganira amakosa mato yagukoreye. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Ibyo Pawulo yabyandikiye Abefeso 5:25 kujya kuri 28. Mu masezerano abantu bagengwa n'itegeko, mu gihanga abantu bagengwa no kwizerana. Kimwe mu bibazo biri mu rushako ni ukutizerana. Iyo watangiye kutizera uwo mubana, ubaho ufite umutekano muke muri wowe. Ashyira telefoni hasi ukamureba ku jisho, ukabura yifashe ngo urebe abo bavugana n'ubutumwa bugufi bamwoherereje, kuko utekereza ko yaba guca inyuma. Iyo hagize uw'igitsina gabo cyangwa gore bavugana, ubura amahoro. Yatinda hanze ugatekereza ko ari kuguca inyuma. Yataha atishimye ugatekereza ko atakigukunda, n'ibindi bisa bityo. Si ibyo gusa, ahubwo hari n'abatizera bo babana kugeza ubwo bagira imitungo mugenzi we atazi, kandi babana mu nzu. Ese uramutse upfuye bitunguranye, ubwo ibyo waruhiye bizaba ibyande? Ese ubwo kuba utizerana n'uwo mubana, ubwo n'abana ntibazabihomberamo? Simvuze ko abantu bose ari abizerwa. Hari abagabo n'abagore batari abizerwa. Hari abakomeza kwambara impeta yo gushyingiranwa kugira ngo banezeze uwo babana gusa, nyamara yaramaze gutatira igihango. Nawe abizi neza. Kubana n'uwo utagirira icyizere bivuna umutima wawe, bigutera kubaho utishimye. Niba mugenzi wawe udafite impamvu ifatika yatuma umukuraho icyizere, gerageza umwizere, kandi nubwo iyo mpamvu yaba yarabayeho, kubabarira nicyo bimaze. Iyo mu masezerano hajemo akarengane, umuntu ashobora kurenganurwa akayavamo. Igihango ntikigira iherezo. Iyi ngingo ntivuze ko ukwiye gukomeza kwihangana kugeza ku gupfa mu gihe mugenzi wawe yaba yatatiye igihango. Igihe ukorerwa ihohoterwa ushobora kumenyesha inzego zagufasha, ushobora kumuva iruhande maze yasubira ku murongo ukagaruka mu kabande. Gusa igihango ntikigira iherezo kuko ntacyo wakora ngo usibe amateka, ahubwo uhora wibuka ko hari igihango wagiranye n'umuntu. Ku ruhande rwawe uzakore ku buryo ubuhemu butazaguturukaho, kugira ngo no mu gihe byanze rwose umutima ntuzigera ugushinja ko ari wowe watatiye igihango. Mu masezerano buri ruhande ruharanira inyungu zawe, mu gihango bombi baharanira inyungu z'Imana. Urugo ni umushinga watangijwe n'Imana mu ngobyi ya Edeni. Kuva icyo gihe ibibera mu rugo Imana ibikurikiranira hafi, kuko ntiyari gukomeza kubumbabumba iteka ngo abantu babeho, ahubwo yahisemo guhuza umugabo n'umugore ngo babyare bororoke bakwire isi, bigishe urubyaro rwabo kuramya Imana. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza yuko uyu muntu aba wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiriye. Ibyo byanditswe mu Itangiriro 2:18. Kimwe mu bituma ingo nyinshi zangirika ni uko inyinshi nta Mana ibamo. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Byanditswe muri Zaburi 127:1. Igihe cyose Imana atari yo mwabanje imbere mu rushako rwanyu, ngibe urufatiro mwubakiyeho, menye yuko imiyaga niza bitazaborohera. Ntibivuze ko ingo z'abubaha Imana zidahura n'ibibazo. Biraza, ariko urufatiro rw'iyo nzu, kavuga urushako, rukomeza gukomera. Mu masezerano ubuhemu burahanirwa, mu gihango ubuhemu burangizwa n'imbabazi. Urugo rwubakwa n'imbabazi. Uwihuye n'uwagiriye ibibazo mu rushako ntakubwira intege nke ze, hagavuga iza mugenzi we, agaragaza ko mugenzi we ari we umunanije. Birashoboka, ariko burya ibyiza ni ukumenya intege nke zawe uko zingana, maze bikagufasha kuzisabira imbabazi igihe habayeho ikibazo. Mu masezerano uruhande rumwe ruharanira kwinezeza, mu gihango uruhande rumwe ruharanira kunezeza urundi. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyungu, amukomeze. Ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 15:2. Iri jambo ry'Imana rigaragaza ko buri wese akwiriye gufasha mugenzi we kugira ngo amwunganire, amukomeze. Biratangaje rero kubona umuntu umwe mu bagize urugo akoresha umutungo mu buryo butari bwiza, agashaka ko yitabwaho wenyine, kandi Bibiliya ivuga ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mare ibyo mubagirira namwe, kuko ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Matayo 7:12. Amasezerano aranjyana n'igihe, igihango gikurikirana abazagukomokaho. Hari abantu bajya mu rushako bumva bagiye kugerageza kugira ngo nibyanga bazatandukane. Ujye umenya ko ari akaramata, kandi ko uzaba wanditse amateka atazibagirana. Ibyaho ukora hari ubwo wumva ari wowe ubizi gusa, ukibwira ko nta wundi bizagiraho ingaruka. Ariko iyo urebye abana bavuka mu miryango yatandukanye bakabura urukundo rwa kibyeyi, uhita ubona ko gukina mu rushako ari bibi.
dukwiriye kubaka igisekuru cyubakiye ku mateka mazima kituzuyemo ibikomere. Dore inama nziza abantu bagiye bagira intege nke mu rushako: nibamenye ko nta cyaha Imana itababarira. Umuti mwiza wo kubikemura ni ukwihana, ugasaba imbabazi Imana n'uwo wahemukiye, mukiyunga, mu kubaka ejo hazaza heza. Inkuru nziza ni uko Imana itanga amahirwe ya kabiri, ukongera ukishimira ubuzima bw'urushako. Imana yaremye urugo kugira ngo abantu baruruhukiremo, ariko abantu benshi baruruhiyemo. Bimwe mu bihugu biteye imbere cyane bavuga ko kwiyemeza gushaka ari ukwiyemeza kujya muri gereza ihoraho. Ibi harimo umugambi wa Satani wo gusenya urushako, abantu bakabaho batishimye. Reka tuvuge za mpamvu 10 kubera umugambi w'Imana. Nta kabuza ko iyo ariyo mpamvu y'ingenzi mu zindi mpamvu zose. Imana niyo yashizeho gushyingiranwa, kandi nta muntu yirusha kubimenya neza. Icyo dukwiye gushyira imbere ni ukumvira umugambi w'Imana muri byose, harimo no guhitamo uwo muzabana. Abateganya kurushinga kwiye gufata umwanya uhagije bagasenga kugira ngo bahishurirwe umugambi w'Imana n'ubwenge buyiturutseho. Imana iguhamagariye gushaka, ibishaka kubana n'umuntu muzubakana urugo rushingiye ku rukundo kandi rushyira imbere Kristo. Ikibazo gikunze kubaho ku bagiye gushyingiranwa ni uko baba batarahishuriwe icyo Imana yabagambiriyeho. Kwegera Imana mu buryo bw'amasengesho n'ingingo itsinda benshi, nyamara nta yindi nzira usibye kubanza gusaba Imana ikaguhishurira umugambi yakuremeye gusohoza mu isi. Nibwo izanaguhishurira uwo muzabana, ari nawe uzagufasha gushyira mu bikorwa wa mugambi Imana yakuremeye. Ikindi cya kabiri, kugaragariza undi muntu urukundo rw'Imana. Urushako ni ishusho yerekana urukundo Imana ikunda abantu n'urukundo Kristo akunda itorero. Muri kamere yayo Imana yahisemo kudukunda, nubwo ntacyo dufite cyashoboraga kuyikururira kudukunda. Urushako rero ni inzira nziza abashakanye bagaragarizamo urukundo rw'Imana, impano Imana yahaye abantu. Icya gatatu ni ukugaragariza urukundo rwawe undi muntu. Urukundo rwa mbere ni agape, ari rw'Imana yakunze abantu. Gushyingiranwa bigomba kandi kwerekana urukundo hagati y'umugabo n'umugore. Abagabo n'abagore bagomba kugirana ubwuzu no gukundana. Umubano w'abashakanye urangwa kandi na eros, ari rwo rukundo rw'umubiri cyangwa igitsina. Icya kane ni uguhaza ubushake bw'imibonano mpuzabitsina mu buryo bwubahisha Imana. Icyifuzo cy'imibonano mpuzabitsina cyagenwe n'Imana kandi gikwiye gukorwa mu mwanya wacyo. Gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo butemewe, ni ukuvuga hatabayeho gushyingiranwa, ni icyaha imbere y'Imana. Gushyiraho umuryango, iyo nawe n'indi mpamvu ya gatanu. Kugira abana ni gahunda Imana yifuje. Birashoboka ko ari ikintu cy'ibanze cyangwa gishyirwaho mu bindi byifuzo by'urushako. Impamvu y'ibi ni uko hari imiryango itagira abana bitewe n'impamvu zitandukanye. Abana ni umugisha ukomeye cyane ku bashakanye kuko bigaragaza iterambere. Ikindi ni ubusabane. Icyifuzo cyo gusabana ni impamvu ikwiye yo gushaka. Umuntu wese akeneye inshuti magara mu buzima bwe. Nibyo birashoboka ko ushobora kudakora ubukwe ukagirana ubusabane n'abandi, ariko ubusabane buba hagati y'umugabo n'umugore burahebuje. Abantu ni ibiremwa mbonezamubano, byaremewe kwishima no gutera imbere mu bufatanye. Umugabo agomba kuba inshuti magara y'umugore n'umugore bikabukwa. Impamvu ya karindwi ni ugusangizanya byose n'undi muntu. Hariho ukuri kwishe mu mvugo ya kera yavuga ko iyo dusangije umubabaro wacu undi muntu, uwo mubabaro ugabanukamo kabiri. Iyo dusangije umunezero wacu undi muntu, umunezero wikuba kabiri. Ibibazo n'ibihe bigoye ducamo mu buzima bwacu byoroshye kubyihanganira mu gihe dufite uwo twashakanye tukayimusangiza. Ibyishimo byacu biragwira iyo dufite mugenzi wacu tubisangiza. Indi mpamvu ya 8 ni icyifuzo cyo gusangira ibintu byose. Urushako rero ni uburyo bwiza kugira ngo umugabo n'umugore bafatanye kugera ku byo buri wese akeneye ku wundi. Indi mpamvu ya 9 ni ukuzamura ubushobozi bwa buri muntu. Ni byiza kugira icyifuzo cyo gufasha umuntu ukunda cyane kuba icyo ari cyo no kongera ubushobozi bwe. Hamwe no gufatanya, abashakanye baterana inkunga mu kuzamura no gusengerana, kurengerana, guhumurizanya no kuzanya muri byose. Indi mpamvu ni ukuzamura imikurire yo mu mwuka. Kubera ko urushako rwaturutse ku Mana, yifuje ko abizera, umugabo n'umugore bombi, bagomba guhora bashishikarizanya gukura mu buryo bw'umwuka. Twavuga byinshi kuri ingingo y'urushako, ariko ndatekereza wowe utega amatwi ibiganiro byacu bya buri munsi hari byinshi waba wungutse. Ntabwo ibiganiro byacu birangiriye ahangaha, ahubwo turabasezeranya yuko buri munsi tuba tubateguriye ibiganiro byiza kandi bizafasha imitima yanyu. Ikibazo, igitekerezo watwandikira muri comment. Turabakunda kandi twifuza yuko mukomeza kubaho mu buzima buhimbaza Imana. Njye ubateguriye ibiganiro nkabibagezaho, nitwa Jean Bosco Niyonteze. Niba utarakora subscribe wayikora kuri channel yacu ukuri gukiza TV, ukajya ubona bamenyesha igihe cyose twashizeho ibiganiro. Twishimira uruhare mugaragaza ko mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, mubisangiza abandi, mubyumva, kandi neza ntashidikanya ko gukurikirana ibiganiro byacu bigufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turabashimiye cyane. Dutegura twifashisha imbuga zitandukanye harimo britannica.com, urushako.rw, agakiza.org,
ibyo.com n'izindi mbuga zitandukanye. Mwakoze kubana natwe.